Murakaza neza mu rugendo natangiye rwo kumenya umujyi wa Kigali. Nitwa Joshua kandi nanone ndakwibutsa ko ndi mu rugendo rwo kumenya umujyi wa Kigali. Ntabwo ndi umunyamateka, impuguke cyangwa umuyobozi w'abakerarugendo. Ndi umuntu usanzwe ushaka kumenya aho ntuye no kubisangiza abandi. Muri izi series nzajya nsura umurenge umwe ku wundi, ndebe uko umeze, ubuzima bw'abawutuye, ahantu hihariye ndetse n'inkuru ziwuranga. Hari aho nzasanga nzi, hari n'aho nzagera ari ubwa mbere. Tuzaba turi kumwe mu rugendo rwo kumenya Kigali ku batayizi nkanjye. Uru rugendo nifuje kurutangira mu murenge wa Gatenga, umwe mu mirenge igize akarere ka Kicukiro. Ese ni iki gituma uyu murenge uba umwihariko? Ni ayahe mateka abantu benshi batazi? Ngwino tubimenyere hamwe. Nk'uko bisanzwe urugendo rwanjye narutangiriye ku biro by'umurenge wa Gatenga. Numvaga ariho hantu heza ho gutangirira kugira ngo numve impumeko yo muri aka gace. Icyakora nahageze nsanga ari umunsi w'ikiruhuko, bityo ibiro byari bifunze, nta bikorwa bisanzwe byakorwaga. Nubwo byari bimeze bityo, byampaye umwanya wo kureba neza inyubako n'imiterere yayo. Mu by'ukuri ibi biro si inyubako nini itangaje nk'uko bamwe bashobora kubitekereza bumvisha ko ari umurenge wo muri Kigali. Ni inyubako isanzwe yubatswe mu buryo bworoheje kandi ifite uruhare rukomeye mu mibereho y'abaturage. Ni ahantu abaturage ba Gatenga baza gushakira serivisi zitandukanye za buri munsi, zirimo ibyangombwa, ubufasha mu buyobozi n'izindi serivisi zibafasha mu mibereho yabo. Ibi byanyibukije ko akamaro k'ahantu kadapimirwa ku bunini cyangwa ubwiza bw'inyubako, ahubwo gapimirwa ku cyo abantu bahungukira. Kandi nubwo nahageze ku munsi w'ikiruhuko, numvishe ari intangiriro nziza yo gutangira kumenya umurenge wa Gatenga. Maze kuva ku biro by'umurenge wa Gatenga, ninjiye mu gace kazwi cyane n'abaturage ku izina rya Njamena. Yes, tuvuye ku murenge ariko aha turi inyuma yawo neza, ariho tugiye gukomereza ahantu hitwa Njamena. Ni agace gatangaje cyane, gusa muri iki gice gikurikira tugiye kwibanda cyane kuri aka gace tukamenye ese kubera iki kiswe Njamena. Reka tujyane maze turebe iby'aka gace. Nahageze nciye inyuma y'umurenge, nkurikira inzira nto zigenda zimanuka zijya mu buzima bwa buri munsi bw'abahegereye. Ikintu cya mbere cyankoze ku mutima ni uko aka gace gafite ubuzima bwihariye. Nubwo inzira zaho ari nto kandi zifunganye, usanga abantu bahora mu mirimo yabo. Harabona asanze bitekera amandazi ku muhanda, binyibutsa ubuzima bwa kera nkiri ku ishuri. Maze nanjye ndavuga nti aha si ngomba kuharenga rwose. Abandi bari bibereye mu isoko rya Njamena, ariko nanone numvisha abandi bahita mu isi ya 9. Bigurishirizaga ibicuruzwa bitandukanye maze ubuzima bugakomeza. Nanone kandi nk'ahandi hose, amazi ni isoko y'ubuzima. Nabashije kubona abantu bari kwivomera amazi ku masoko asanzwe akoreshwa n'abaturage. Ubwo nagendaga ndeba ayo masoko, nabonye amazi amwe abaturage bavoma n'andi yimanukira muri ruhurura kubera ko aka gace gaherereye mu kabande. Ariko ikintu cyankureye kurushaho ni izina Njamena. Iyo uryumvisha ari ubwa mbere, ushobora gutekereza umurwa mukuru wa Chad witwa Njamena n'ubundi. Hari inkuru ikunze kuvugwa n'abaturage yuko iri zina ryaturutse ku muntu wahoze atuye muri aka gace wari warigeze gutura muri Chad cyangwa wahakomokaga. Hanyuma abantu batangira kugenda bavuga bati tugiye Njamena. Uko imyaka yagendaga ishira, iryo zina ryakomeje gukomera kugeza uyu munsi. Nubwo iyi nkuru ivugwa cyane n'abaturage, sinabonye inyandiko zemeza neza inkomoko y'iryo zina. Nk'uko nabivuze haruguru, hari n'irindi zina numvise bamwe mu baturage bakoresha, mu isi ya 9. Naryo rifite inkuru zitandukanye zivugwa n'abahatuye, ariko nta bisobanuro bimwe byemejwe n'amateka nabashije kubona. Ibyo byanyeretse ko ahantu henshi dusura haba hafite amateka n'inkuru zibikwa n'abaturage ubwabo, kabone niyo zaba zitaranditswe mu bitabo. Nanjye nkiri muri uru rugendo rwo kumenya Kigali, gusura Njamena byanyibukije ko rimwe na rimwe ahantu hadakurura abantu kubera inyubako nini cyangwa imihanda migari, ahubwo kubera inkuru zaho n'ubuzima bwihariye bw'abahatuye. Mu rugendo nkuru, usanga buri kayira, buri soko n'umuntu wese muhura bifite icyo bikwigisha. Kandi kuri njye, Njamena yabaye kimwe mu bice bya Gatenga byansigiye ubushake bwo gukomeza kumenya ibindi bice byinshi byihariye muri Kigali. Nyuma yo kuva Njamena, nakomereje urugendo rwanjye kuri Centre de Jeunes Don Bosco Gatenga, hamwe mu hantu hazwi cyane muri uyu murenge. So nibyo ngibyo rero bya Njamena.
Njamena ubu ndahasoje, reka twerekeze aho bita Don Bosco, hanyuma naho turebe ibyaho. Mugume hano kuri iyi channel kandi mukore subscribe muri benshi, hanyuma ubundi dukomezanye dutembere Gatenga turebe uburyo Gatenga. Iki kigo kimaze imyaka myinshi gifasha urubyiruko binyuze mu kurwigisha imyuga n'ibindi bikorwa bibafasha kwitegura ubuzima n'isoko ry'umurimo. Ni ahantu hafite uruhare rukomeye mu guteza imbere impano n'ubumenyi by'abakiri bato. Icyakora kimwe n'uko byagenze nkiri ku biro by'umurenge wa Gatenga, nahageze ku munsi w'ikiruhuko. Ibi byatumye ibikorwa byinshi bisanzwe bihakorerwa ntabibona, kandi n'ikigo cyari gituje cyane ugereranyije n'uko kiba kimeze mu minsi y'akazi. Nubwo bitanshobokeye kureba ibikorwa byaho mu buryo burambuye, byibuze nabonye uko ikigo giteye n'uruhare gifite muri aka gace. Kubera ko nta bindi byinshi nagombaga kuhabona kuri uwo munsi, nahise nkomeza urugendo rwanjye ngana ku kigo nderabuzima cya Gatenga ngo ndebe ikindi gice cy'ubuzima bw'abaturage bo muri uyu murenge. Umuhanda ubona inyuma yanjye ni umuhanda ujya ku ivuriro rya Gatenga. Ni ivuriro ryiza cyane nk'uko babimbwiye. Reka tujyane rero, nanjye ni ubwa mbere ngiye kuhajya, ni ubwa mbere mpageze rwose. Reka turebe ivuriro rya Gatenga uburyo rimeze. Nkihagera ikintu cyahise kinyura amaso yanjye ni imiterere y'inyubako. Ni inyubako igezweho yubatswe neza kandi ifite imbuga yagutse, ituma ahantu hasa neza kandi hateguwe ku buryo bworohereza abahagana. Ntabwo nagize amahirwe yo kugera mu bice bitandukanye by'imbere mu nyubako, cyane ko nta serivisi y'ubuzima nari nje kuhasaba. Gusa ibyo naboneye inyuma byanyeretse ko iri vuriro rifite isuku ihagije. Imikorere y'ibigo nderabuzima ntipimirwa gusa ku bunini bw'inyubako, ahubwo no ku buryo bituma abarwayi bumva bisanzuye bakakirirwa ahantu hasukuye kandi hatekanye. Mu rugendo nkuru rwo kumenya Kigali, nasanze ari ingenzi no kureba ku bikorwa remezo nk'ibi, kuko ari bimwe mu bigira uruhare rutaziguye mu mibereho ya buri munsi y'abaturage. Nyuma yo gusura iki kigo nderabuzima cya Gatenga, urugendo rwanjye narukomereje ku kindi gice kizwi cyane muri uyu murenge, ahantu abantu benshi bamenyereye ku izina ryo kwa Gitwaza. Yes, ahangaha umbona rero ngeze aho bita kwa Gitwaza. Kwa Gitwaza ni hamwe mu hantu hazwi cyane hano muri Gatenga. Ni hamwe mu hantu hazwi cyane kubera urusengero uyu mupasiteri yahubatse rwitwa Zion Temple Gatenga. Akaba ari hamwe mu hantu hazwi cyane muri Gatenga. Nahisemo konza rero tukahatemberana. Urusengero rukaba ruri ahangaha inyuma yanjye. Hano ni muri parikingi. So mureke rero tujyane turebe ahangaha kwa Gitwaza bitiriye aka gace, turebe uko hameze. Iyo bavuze kwa Gitwaza uhita utekereza urusengero rwa Zion Temple. Kugira ngo mpagere ninjire ku muhanda ujya kuri urusengero uturutse Gatenga hazwi nko ku Isonga, mbere kugera ku marembo yarwo. Nubwo izina ryaho atari izina ryemewe ry'akagari cyangwa ry'umudugudu, abaturage benshi barikoresha kubera ko urusengero rwamenyekanye cyane muri aka gace. Nageze ku marembo y'uru rusengero, ndeba inyubako yarwo, maze mbona impamvu ari hamwe mu hantu hazwi cyane muri Gatenga. Ni hamwe mu hantu hakira abantu benshi mu bikorwa bitandukanye by'iyobokamana no mu yandi materaniro atandukanye. Ikindi nabashije kubona nuko inyubako yarwo ari naho hakorera radiyo na televiziyo O. Akaba ari kimwe mu bitangazamakuru bya Gikristo bizwi mu Rwanda, ndetse kikaba cyarashinzwe n'iri torero. Kuba ibikorwa by'itangazamakuru n'iby'iyobokamana bikorera ahantu hamwe ni bimwe mu bintu bituma aka gace karushaho kumenyekana cyane, haba ku batuye Kigali n'abaturuka ahandi hatandukanye. Aha rero niho nasoreje urugendo rwanjye rwo kumenya umurenge wa Gatenga. Nubwo ntashoboye kugera muri buri gace kagize uyu murenge mu munsi umwe, ibyo nabonye byanyeretse ko Gatenga ifite ubuzima butandukanye, amateka yihariye n'ahantu hafite inkuru zishimishije kurusha uko nabitekerezaga mbere. Mu gice gikurikira tuzakomeza uru rugendo dusura undi murenge wa Kigali, dukomeze kumenya uyu mujyi n'igihugu cyacu muri rusange. Reka nkubutse gukora subscribe kuri iyi channel. Njye nitwa Joshua, tuzahura ubutaha.